yaranavuze ati nukora nk'umucakara bizarangira ubayeho nk'umwe. Urime zose mwamariyemo ngo turebere hamwe amagambo yagiye avugwa n'umujeni Diogene. Diogene igihe kimwe yaravuze ngo umuntu yigeze kumbwira igihe cyiza umuntu afatiraho ifunguro rya saa sita. Yarashatse mbese kumubwira ngo ni igihe cyiza cyo kurya. Ikintu Diogene yamusubije, yaramubwiye ngo iyo uri umukire ubikorera igihe ushakiye, ariko iyo uri umukene ubikorera igihe ubishoboye. Byangiza kurusha, hari sharijeri nyinshi zicaginga telefone imwe, cyangwa sharijeri imwe icaginga telefone nyinshi. Ni iki cyangiza kurusha? Ni iki cyangirika kuruta ibindi? Ni iki cyangiza? Ngo ababyeyi barakubyara bakanakurera uko bashoboye, ariko umuntu niwe wigira uwo. Umuntu bamugira inama nyinshi, ariko inama yanyuma kugaragara neza ni byiza, kuko bishobora gutuma wemerwa na benshi ndetse n'abanyabwenge bakakwemera. Yaranavuze ati kandi kunoza akazi ni byiza, kuko amafaranga aboneka ari uko akazi katunganye. Yaravuze ati ujya guhembesha ari uko wabuze uko wihemba, wabonye uko wihemba ntabwo wakiruka ngo ujya guhembesha. Hano ku isi kandi hari n'abayihozeho, hari n'abazayibaho tutakiriho. Ni byiza kuyibaho neza, tukayibanaho mu mahoro kugira ngo tutazayivaho tuvuga. Yaravuze ngo igihe cyo gushyira mu bikorwa ni nonaha, kandi ntabwo wakererewe ku buryo utagira icyo ukora. Nk'uko utatera igiti mu gitondo ngo wizere neza ko ku mugoroba uri bucyugamemo izuba, ni nako urugendo rwo gukabya inzozi rwawe rumera. Ibintu by'umumaro bisaba gutekereza. Avuze ati mbwira abantu bakwishimira n'abagukunda, ubwire uriwe. Ni bande bakwishimira, ni bande bagukunda. Yaravuze ati hari amategeko abiri tugenderaho. Itegeko rya mbere ni ntuzigere ubura amafaranga. Itegeko rya kabiri rikavuga ati ntuzigere wibagirwa itegeko rya mbere. Urumva ako kantu ariko? Itegeko rya mbere ati ntuzigere ubura amafaranga. Itegeko rya kabiri rikavuga ati ntuzibagirwe itegeko riti. Yavuze ijambo rikomeye cyane ngo sinigeze ngira umunsi w'ikiruhuko mu myaka yanjye ya za 20. Yakoraga ubutaruhuka. Mu magambo menshi Bill Gates yavuze mu nyemende isoreze kuri iri ngiri, yaravuze ngo dukura umutuzo kuri bariya bemeranwa natwe, ariko iteka ryose dukurira kuri bariya batemeranwa natwe.